Ubu ngubu rero nakoze indirimbo bita Nza Boss niyo ya mbere kubera ko ari zo nzozi zanjye kubera ko ari cyo kinumvaga nyine nshaka kuzaba boss. Naramoje kubera icyo cyaka indirimbo arambwira ngo kubera ko nyine nta utifuza kuba boss ariko ngiye nyine bamvuga ngo nzabe boss mu buryo nyine navunikiye. Ni nk'abandi banyamakuru bo mu Rwanda bagenda ahantu henshi atandukanye bakavumbura talent z'abantu batandukanye. Adibi was one of the talented girl yavumbuwe na Irene, reka nawe mushimire cyane. None nyine byo kuvuga ngo ni Judith wayishyuye byo ntago kuba narakoranye na Irene mu mezi 6 nkayikuramo sigishoro cyanjye narekuye siki n'ubundi ngiye mbibara kwa Irene kubera ko kuba naramenyanye na Irene akanyamamaza nkamukuraho indirimbo ngiye mbibara kwa Irene kandi ndayimushimira nta n'ikibazo. Na amahirwe y'umuntu kuba wenda naraje muri Ashusho ntago nari mbyishimiye nayijemo kubera ubushobozi buke mu rugo bwari buhari. Nambaraga nabi suko nayo mfite ibindi bintu byo kwambara nyine kuba barankunze muri Ashusho Adibi njya Adibi ntibagakunda imyenda bazakunda umuntu. Niba warankundaga nambara kuriya n'undi ntago uzareka kunkunda bose gutya nambaye ubusa se. Cyambere na mbere tujye gukora album y'indirimbo 10 ya Adibi. Iyi album izagera ku bantu bose b'abafana ba Adibi. Ndabizi ko afite abafana benshi, abantu benshi baramukunda. Yes, BigTowners, reka mbasuze mwese murimo kurikirana BigTown TV. Tukaba turi kumwe buri munsi, buri gihe, buri kanya mu bikorwa bya buri munsi. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane mu mateka ya BigTown Empire, BigTown Empire. Tuko dufite umuhanzi akaba yitwa Adibi njengo muramuzi. Ni umuhanzi wacu, ni umuhanzi wanyu muri makeya. Twebwe nje narababwiye ngo nzagerageza kumufasha ariko ni uwanyu. So Adibi uyu munsi akaba aje kulauncinga indirimbo ye yitwa Nzaba Boss. Ni indirimbo ikaba ije kulaunchingwa uyu munsi, tukaba twiteguye kugira ngo tujye kusupportinga no kuvugana n'abanyamakuru muri press conference kugira ngo umuhanzi wacu indirimbo ye ibashe kugaragara uyu munsi. Ni benshi mwari mutegereje iyi ndirimbo kandi igihe akanya nakangaka. Reka tujye kwisora Adibi nawe nguyu hano. Adibi bimeze gute? Meze neza. Ni fresh? Ni fresh. Yes, ko ufite ubwo? Oya. Ntabwo. Yes, nta kibazo. Okay, banzo ubasuze gatoya abarimo gukurikirana BigTown TV maze ubabwire gahunda zigiye gukurikiraho uyu munsi. Yego. Murakoze. Na mbere kambasuhuze abakunzi bacu nyine n'abadukurikirana. Ndabakunda cyane. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi nawe nzenegereje nyine nifuzaga nyine ko uzabaho ariko nyine byabaye umunsi ko bibaye. Ni indirimbo nshyashya dufite Nzaba Boss, indirimbo yanjye. Ndumva ibyishimo ni byinshi nyine byinshi turi buze kubabwira nyine tugeze mari imbere hamwe n'andi banyamakuru. Reka dukomeze. Yes, that's what's up, man. Reka tugende. Ubu ngubu tukaba tugiye guhura na bamwe mu banyamakuru babashije kwitabira iki gikorwa cyo kumurika iyi ndirimbo. So let's go do this and then everything is going to be right. Yes, reka nanjye ndi kubasuza mwese murimo gukurikirana ku mateleviziyo atandukanye. Uyu munsi dufite igikorwa cyo kumurika indirimbo ya Adibi. Indirimbo ikaba yitwa Nzaba Boss. Ni indirimbo ifite amateka kuri Adibi. Ni indirimbo yahisemo kuba ari indirimbo ya mbere ya kora cyangwa ya sola. Afite indirimbo nyinshi amaze gukora kuri studios na audios ariko iyi ngiyi ni indirimbo ya mbere. Tutarakomeza kuri gahunda ya Adibi, reka nshimire itangazamakuru. Nshimire everyone witabiriye iki gikorwa akaba yageze hano kugira ngo dukorane iki gikorwa kibashe kugera ku bantu bose. Adibi mu mateka magufi ya Adibi ni umukobwa namumenye ari under management ya Irene Murinda Habi. Icyo gihe
Adibi nabonaga ari gukora ibintu n'umwana uvuye mu giturage n'umwana yiyambariye agatwa dukweto twiwe twitwa mukasa imyenda ye ibintu birangaho it was not bad. Irene nawe reka mushimire kuko yakoze igikorwa cyiza ni nk'abandi banyamakuru bo mu Rwanda bagenda ahantu henshi atandukanye bakavumbura talents z'abantu batandukanye. Adibi was one of the talented girl yavumbuwe na Irene, reka nawe mushimire cyane. So inyuma y'ahangaho Irene na Adibi bakoranye igihe cy'umwaka contract yari amezi 6 nuko yambwiye before ariko baza gukorana igihe cy'umwaka. Muri icyo gihe cyose bakoze indirimbo imwe gusa video imwe gusa. Kuri Adibi ntabwo byabaye byiza, ntabwo yabyakiriye neza, ariko always iyo twaganiriye arashimira Irene kuko niwe watumye natwe tumumenya. So big up to Irene, akazi wakoze ntabwo ari akazi kabi. Nyuma y'ahangaho nagerageje kuvugana cyangwa kubonana na Adibi before ari under management ya Irene, byari bingoye. Narebaga talent ye cyangwa ibintu akora nkavuga ngo uyu nguyu nanjye namufasha akagera kure. Cyane cyane aririmba music ya hip hop, nakuriye muri situation ya hip hop kuva ndumwana, so I know the management, I know hip hop ko nikorwa. Naramurebye rimwe gusa mbona n'umwana wirekura ari nacyo, nta bintu byinshi. Adibi yakubwiye no ni umwana ukunda kwisekera, ni umwana uhorana ibyishimo. Naramwegereye one time yaraje turaganira, tumaze kuganira mpita mbona ko uyu mwana ntabwo afite management iki gihe kubera iki se nka BigTown cyangwa nka Bac-t nafata uyu mwana nkamufasha. Iki gikorwa narakigerageje, abantu benshi bacyakira neza, banansaba gukomeza gukorana na Adibi. Ngira ngo mu kiganiro cya mbere twakoranye abantu benshi barakibonye, abantu benshi bakomeje kumbwira ngo Bac-t please help Adibi turamukeneye muri platform y'abahanzi kuko afite impano. So nanjye nahisemo gufata Adibi, dusinya amasezerano, dufitanye amasezerano y'imyaka 3. Muri ayo masezerano hari ibikorwa byinshi biri bukorwe, nyuma y'ahangaho dushobora no kurinewinga tugakomeza kuko by the way narakunze kuntu yitwara, n'umwana wirekura ari free, n'amanyanga afite discipline. So nahise mvuga ngo reka tumufashe. Ariko ikintu nabasabye mwebwe murimo gukurikirana ku mateleviziyo atandukanye, nabasabye ikintu kimwe, ndababwira ngo Adibi ntabwo ari umwana ngiye gufasha njyenyine, ni uwanyu. If you love Adibi, let's be together kugira ngo tumufashe twese agere kure, atere imbere, afite inzozi. Mu Rwanda hari abantu bafite inzozi bakaba bafite background y'ubuzima butabemerera gukora ibyo bagomba gukora, ariko iyo babonye support ibintu birakorwa kandi bigakorwa neza. So this is one of the artists nabagiye gufasha mu nzira zo gukora music ye na promotion n'ibindi byinshi bitandukanye. So afite indirimbo nyinshi zose twarazumvishe, arizo amaze kurekodinga. Twafashe time atarajya ku ishuri, dufata time y'icyumweru buri munsi tujya studio, amaze gukora indirimbo. Okay, sorry gatoya, muri iki gihe cy'imyaka 3 twavuganye ko tugiye gukora album. Muri album ifite na videos zitandukanye, video nyinshi. Ni mu rwego rwa promotion ya Adibi kugira ngo abashe kugera ahantu abandi bahanzi bari uyu munsi, abe example mu bahanzi bo muri East Africa, one of the examples. So ni indirimbo zimaze gukorwa, twahisemo indirimbo ya mbere. Iyi ngiyi video tukaba tugiye gushyira hanze uyu munsi, ikaba yitwa Nzaba Boss. Impamvu yahisemo ni indirimbo yanditse kera, ariko hari ukuntu afite history y'indirimbo. Adibi imufitiye history, amateka. Iyi ndirimbo afite inzozi zo kuzaba boss. Naramoje kubera icyo cyaka indirimbo, arambwira ngo nanjye mfite inzozi umunsi umwe nanjye nzaba boss, reka dutangire ningi. Nahise numva title y'indirimbo, title iri pick, everybody can like it, and then imufitiye amateka we ku giti cye. So twese tuvuga ngo reka dutangire n'indirimbo Nzaba Boss. Today uyu munsi kabugiye hanze, ndakeka ko mwese mukunda Adibi mugiye kubona indirimbo ye uyu munsi. Ntabwo ndi buvuge byinshi, reka muhe nawe umwanya gatoya, hari ibyo ashaka kubabwira mu mateka ye, and then tuze gufata time gatoya y'ibibazo n'ibisubizo
maze tuze kureba indirimbo byaba ari byiza cyane. Yes Adbi? Yes, murakoze cyane. Umunsi ni mwiza kuri ngiye kubera ko ngenda umunsi nifuzaga kuba nicaye aha ngaha, reka manze gushimira imbere na mbere. Thank you. Byose no mbikesha itangazamakuru, nanone kundi ruhande reka mbashimire nawe mwakoze cyane. Yongerejwe Bac-t. Mwese reka mbashimire kuba mwaje aha ngaha ku bwanjye, ni ibintu bikomeye. Gusa none ikintu cy'ingenzi numva nababwira, nahoze ndota ko nzaba boss. Nyine natangiye umuziki 2019 nza kubonwa na Irene bwa mbere, turakorana. Ndamushimira, nta kibazo twagiranye, kwa twaratandukanye si uko wenda yambereye umuntu mubi cyangwa nje ngo be namubera umuntu mubi, ahubwo nyine hari impamvu nyinshi zitandukanye zituma abantu badakorana, ariko nta kintu mushinja gatongaho. Naje kubona na Bac-t rero nyine arankunda, nyine tuganiraho gato, nyine twemenya kuba twakorana, biza gucamo. Ubu ngubu rero nakoze indirimbo bita nza boss, nayo ya mbere, kubera ko ari zo nzozi zanjye, kubera ko ari cyo kintu numvaga nyine nshaka kuzaba boss. Nakuze mu buzima bubi, ubuzima bugoranye, mfite indirimbo nyinshi cyane nanditse, ariko naje gutekereza nyine numva ko ngomba gusohora indirimbo bitarange nzaba boss. Hagati aho ngaho rero indirimbo igiye gusohoka. Ikitwicije aha ngaha ni ukubasaba nk'abantu mwese mudukurikirana ko mwadufasha ikagira aho igera kuri Instagram ya Dibi 12 ADDY agakoni hepfo na B 12. Kuri YouTube ni ADDY agakoni hepfo B official. Ndumva ari ibyo ngibyo gusa, ndishimye cyane. Murakoze cyane. Yes, aka kanya turimo kuvugana indirimbo kuri nka audio imaze kwinjira muri platforms zose zigurisha music. Imaze kugera mu platform menshi atandukanye za Spotify, imaze kugera zose zibaho zigurisha music, cyangwa umuntu ashobora kujyayo akumva music. So indirimbo ya Adibi nzaba boss nka audio tayari imaze kujya out ubu ngubu, yagiye out umunsi w'ejo kuko platforms zigenda ziyakira nyinshi zitandukanye, tayari indirimbo imaze kugerayo. Shazam, Deezer, Spotify n'izindi nyinshi cyane. So inyuma y'aha ngaho video yo tujye kwirekura uyu munsi, ariko twabanje gufata time yo kuganira n'abanyamakuru no kwibagezaho kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi batandukanye, and then indirimbo ikaba igiye kujya hanze. Aka kanya ku muntu wese ufite ikibazo twagisubiza, either nimba ari ikibazo kiri straight kwa Adibi cyangwa kwa management ya Adibi, twagisubiza maze tugakomeza n'izindi gahunda. Thank you so much. cyane wavuze ngo wagize inzozi zo kuzabona abantu benshi nta muntu utabyifuza, umuntu wese aba yumva ariyo target. Ikintu cya special wumva cyatumye ariyo ndirimbo ya mbere usohora mu ndirimbo zawe nyinshi, ni icyo ngicyo cyonyine cyo kumva ko ari inzozi zawe zo kuba boss, cyangwa ari uburyo ki ishobora kuba yanazanaryohera abantu cyangwa yaryohera abantu bazayitega amatwi? Kuko muri iki gihe uzasanga abantu benshi cyane ari igihe bumva indirimbo gusa, ariko message ikaba ikibazo. Murakoze. Indirimbo yanjye nahisemo nzaba boss, ntago mfite n'izindi nyinshi zanditse. Nahisemo ari indirimbo ni Kinyarwanda ku buryo nyine buri wese ucyumva nyine harimo ubutumwa, nyine ndanayikunda cyane, nayanditse nabitekereje nyisubiramo, nyine ndeba neza koko niba ariyo, kubera ko nyine ntawe utifuza kuba boss, ariko ngewe nyine mba mvuga ngo nzabe boss mu buryo nyine navunikiye. Ngewe nkunda amafaranga gusa, none nyakunda iyo nayakoreye nayavunikiye. Rero niba mvuze ngo nzaba boss, nyine nzaba boss kuko niho ndimo kwerekeza. Nzaba boss kuko isoko hano hanze urumva ufite ibyo ukunda n'ibyo ushaka. Yego. Ibyo ushyira imbere cyane. Ariko nanone ari ukuntu ureba isoko ukavuga uti se iyi ndirimbo ni nyishyira hanze ku isoko, isoko zizayakira.
ako kantu wagatekerejeho nagatekerejeho cyane kubera ko reka mufashemo gatoya Adibi yari afite target still since umunsi twabonanye afite indirimbo amaze kuzipanga kuko namubwiye ngo tugiye gukora album. Iyi album ifite indirimbo 10 muri izi ndirimbo bimeze gute arambwira ngo hari izo mfite urabona album ntabwo ari nka singles ni message ikurikirana we yaba inspiration na life n'impinduka muri life yiwe ahantu avuye mu byaro kuntu yameze uyu munsi murabona kuntu yambaye gutya so ni imwe mu nzozi ze so iyi album yose ijyanye kandi ikindi mukundira akora indirimbo message ziwe ntago zirimo ibishegwe biki we abari straight ubuzima busanzwe changes mu buzima bwa buri munsi so niyo target yarafite mu gukora indirimbo nzaba boss amaze gukora audios enye ubu ngubu ngira ngo muri studio dufite indirimbo enye zose zarangiye ariko mu gushutinga twahisemo imwe tuhitamo iyo ngiyo reka tubanze iyi ngiyi nzaba boss n'izindi zigiye gukurikiraho. Adibi mu mwaka wamaranye na Irene wakoze indirimbo imwe yonyine yego uraza kudusobanura impamvu zawe bwite n'imbaraga nke washyiragamo nuko wenda atakwitagaho cyane uraza kudusobanura icya kabiri abahanzi bose baciye mu maboko ye hari uburyo mu mbere nkaho mugerano mu kamera nkaho mutandukanye yego twabonye message naho ubutumwa bugaragaza ko niyo Bosco nawe batandukanye hari bigeze kubaho ko Dorcas na Christine batandukana ni mudashobotse ni cye kibazo naho umuntu mwabanye umwana okay aha ngaha njya gutandukana na Irene ntago yabimfa mbese ntago yanyeretse umutima mubi ngo avuge ngo genda ntago ushobotse ntago yigeze ambwira ngo cyangwa se wenda ngo yambwira ibindi bintu nyine bitameze neza ahubwo ni ukuvuga ngo twakoze indirimbo imwe yonyine tumaze kuyikora nta yindi ndirimbo twigeze dukora noneho njya nyine urumva impamvu tutayikoze ni impamvu zanjye nawe tubiziranyeho yego yego social media ikibazo cyane cya mbere hari ibyavuzwe yuko utari umwana wa Kirehe bakwambika ziriya nkweto wageze ndetse ko n'inzara zawe zabigaragazaga ko uri umwana wo mu mujyi uyu munsi ukaba noneho uri kwibrandinga nk'umwana wo mu mujyi ko nk'uko uzaba bose hari ibyo mwakoranaga na Irene ahari bishobora kuba byaritwaga nk'aho mwateguye prank kugira ngo abanyarwanda bakunde n'ibyavuzwe kuri social media ndagira ngo ubidusubizeho ikindi wavuze ngo hari indirimbo mwakoranye na Irene nyamara Judith yarayikwishyuriye ubwo muri uwo mwaka nta gihangano wakoranye na Irene mwamaranye umwuka wawe na Irene umeze gute kumeze nk'aho hari ibintu udashaka kutubwira mu gutandukana kwawe nawe hari amasezerano atubahirije cyangwa weho harayitubahirije noneho ubona Bac-t ndaza gusoreza kuri iki ngiki hari ibyavuzwe ko washatse management nyuma ya Irene itari Bac-t zitandukanye abantu bagiye wegera bamwe bakakurira umwanya ubusa abandi bakakumvira ubusa uze kuza kugerageza no kudusobanurira amasezerano ufitanye na Bac-t kugira ngo ejo nibigenda nabi noneho tuzamenye icyo tuvuga. Reka ntangire ku kibazo cya mbere umbajije cyo kuvuga ngo ntabwo ndi umwana akiri abantu bashobora kuba barwaye none se nge mpimba aho mvuka ntabwo mahimba nge ndi umwana w'Ikirehe Bac-t sabizi mama si bavugana buri gihe none se Bac-t ntiyansanze mu rugo Bac-t gira icyo uvuga kuri iki kibazo. Icyo ngicyo biroroshye abantu benshi barabizi usibye ko ari rumors zagenda ukuntu bidasobanutse ariko n'umwana wo mu byaro n'umwana wo mu buzima bwo hasi niyo yakuriye Adibi mubona hano ubu ngubu izi ni impinduka mu by'ukuri. She was not like this before. Mu rwego rwo kubahima nyine bamubeshyera we yavuga Ikirehe yavuge ahariho umudugudu wa Kagari kugira ngo Wadiore ibyo ngibyo ahubwo
Donezi ari na kuvuga amabanga yo mu cyari banyu batazanyinjirega ku mbuga bari abantu benshi n'ubusaye wunyinjira wuza kunshaka mu rugo yayegeranye ahubwo reka nsubize ikibazo cya kabiri ku ndirimbo si warumbaje warumbwiye ngo ndayishyuye umugore wa Safi ariko ntabwo ari umugore okay iriya ndirimbo impamvu uvuga ko ari Irene wayishyuye cyangwa se sori gato nababwiye ko twakuranye umwaka ariko twari dusanye kontra y'amezi 6 twakuranye mu gihe kingana n'umwaka ariko twari dusanye kontra y'amezi 6 mu mezi 6 rero iyo ndirimbo ngiye niyo mvuga naho kuvuga ngo umwaka byayo byo kuvuga ngo ni interview zisanzwe nyine muhamagara mubwira ati nshaka interview tukayikorana ariko ni amezi 6 twari dusanyemo contract none nyine byo kuvuga ngo ni Judith wayishyuye byo ntago kuba narakoranye na Irene mu mezi 6 nkayikuramo si igishoro cyanjye narekuye si iki n'ubundi ngiye mbibara ko ari Irene kubera ko kuba naramenyanye na Irene akanyamamaza nkamukuraho indirimbo ngiye mbibara ko ari Irene kandi ndayimushimira nta n'ikibazo yego ariko amafaranga ari ya Judith yego na ya Judith none se muri kubimbaza mutabizi na ya Judith kuko n'indirimbo zingahe muri ayo mezi 6 we na Irene ibyo byihorere okay hari ikintu Adibi kwanza afite ubwenge hari ibintu bari bakoranye na Irene hari byiza hari bitagenze neza ariko ntabwo ari ngombwa ko byose abishyira hanze akanamureba ukundi cyangwa whatever indirimbo Judith yarayishyuye ibyo bari bapanze ni indirimbo zingahe bari bukorane muri ayo mezi 6 ndakeka ko atari ngombwa cyane kandi nibumve ko hari icyo mbakinze Irene twatandukanye neza n'ubu ntacyo mushinja kubera ko Irene njya gutandukana na Irene naramubwiye ngo ndabyuka hari indirimbo nayo nakoze mvuye muri interview ndangije mujyana ku ruhande ndavuga se Irene ndabona aha ngaha byaranze nyine niko kuri byaranze ahubwo ndashaka gushaka management mu bundi buryo bwanjye ariko nanone ningaruka uzanyugururire nyine n'ubundi dukorana interview kuba ngiye gushaka management ntabwo ngusezeye burundu twarabipanze arabinyemera arambwira ati genda nta kibazo uko uzajya unshaka nyine ushaka interview n'ikindi cyose nzabigukorera ibyo ngibyo byabayeho ni nayo mpamvu uriya yarambwiye ngo izindi management nagerageje kuba nashaka ngo byagenze zabayeho si imwe si n'ebyiri ahubwo ni ba bantu ubona ukabona ntabwo bafite gahunda niba mvuga ngo njye nariba barenge naturutse cyaro nje Kigali nahiye tike yanjye mu modokari mu rugo na Sena iryo biriyo nagera Kigali umuntu agahita nyihinduka akambwira ngo ariko ngo amafaranga ari ntagahagije ngo reka tubyimure tubishyire muri kuri kwezi ngenda hari mfite kwandika kandi nkuko nta nubwo byatinze kwa narahise mbona na Bac-t ntago nabitinzemo cyane ahubwo ngiye kintu nshaka no gukora rero ntago bari kundyamisha ngo bikunde yego Adibi hari ikibazo twifuza ko usobanurira abakunzi bawe yego uza bwa mbere waje wibrandinga nk'umuntu w'umunyacyaro ndetse hari abakunzi bawe babigukundiye cyane yego nyuma y'indirimbo imwe wakoze ujoyininze Bac-t utangiye kugaragara nk'umuntu w'icyamamare haba mu myambarire uko ugaragara ndetse icyo kintu gisobanure ndetse na management yawe igufashe ntabwo ufite ubwoba bwo gutakaza aba bantu bagukundiye cya kintu bazi ko ugiye kubavugira muri rap yawe ndetse na management yawe ni iki kikubayeho ko mu gihe gito utaranasohorana indirimbo na management uhise uhinduka bigeze kuri ubu rwego ni amahirwe y'umuntu kuba wenda naraje muri ashusho ntago nari mbyishimiye nayijemo kubera ubushobozi buke mu rugo bwari buhari ariko nanone ntago nayijemo nambaraga nabi bihagije nambaraga nabi suko nayo mfite ibindi bintu byo kwambara nyine kuba barankunze muri ya shusho adibiri njya adibi ntibagakunda imyenda bazakunda umuntu niba warankundaga nambara kuriya n'ubundi ntago uzareka kunkunda nose gutya nambaye ubusa se ndumva ibyo ngibyo uwankundaga icyo gihe n'ubu yankunda ikindi Adibi no muhanzi icyo turashaka kumubrandinga nk'umuhanzi kandi umuhanzi ugiye guhangana n'isoko rya music East Africa cyangwa worldwide so Adibi ntabwo yaguma mu ya myenda ye twatumukasa twiwe
ngira ngo muri music yagaragara nk'umuntu udafite isuku udasa neza so iyo afite amahirwe yo kwambara gutya ni ibintu byiza ngira ngo byashimisha everybody sinzi nimba hari umuntu yabona Adibi yahinduye look yambaraga imyenda mibi akaba yambaye neza uyu munsi akavuga ngo ntakwanze kubera ko wambaye neza no ahubwo reka tumupimpinge Adibi nk'umuhanzi yambare neza maze abahe ibikorwa ibyo afite byinshi mu mutima we afite byinshi muri music ye so nibyo dukeneye cyane kuruta imyenda iyo yambaraga yo mu byaro uyu munsi akaba arimo kwambara imyenda yo mu mujyi so it's not bad Adibi ikibazo kindi cyavuzwe hano hanze ku mihanda wagaragaye nk'umuntu nyine uturutse mu cyaro wambaye nabi n'izo nkweto za mukasa abantu bagukurikiranye nk'uburyo bagukunzemo urabizi ko ku mbuga nkoranyambaga rigiza n'umuntu abantu bakahita bavuga ati ni kubera iki tutafasha uriya muntu ko yari ubuzima buhinduka muri ayo mafaranga wahawe cyangwa wagenerwaga kugira ngo ubashe guhinduka use neza ugaruke mu kindi kiganiro usa neza hari uburyo ngo bitagendaga neza kugira ngo abashe kukugeraho amafaranga ameze gute nabigusobanuriye wakoze ikiganiro ugaragara nk'umuntu ufite ibibazo yego impano ufite ibibazo hakabaho kugira ngo urabizi ko uburyo uvuga ari gukora ikiganiro comment ya mbere kazi kavuga uyu mwana mureke tumufashe ayo mafaranga yaje muri bwa bufasha kugira ngo bugufashe ubusa neza ukora indirimbo ugira iki aho ukuntu habayeho kutumvikana we na management yakumanagingaga kuko amafaranga ntabwo ugeze uyabona niyo ndirimbo wakorewe haga ari management yawe yarishyuye ni umuntu wakwikunda kugira ngo yishyure cyo nta kintu kitubwiraho none se njyewe komenti zirahari nyinshi cyane bavuga ngo n'ubu ngubu wazisoma ukazibona nyinshi cyane tumufashe arashobora afite impano nyine ni umukobwa utikompurika umukobwa ufite ubuzima bwo hasi akaba yitinyuka ibiki ariko nta n'ijana nigeze mbona yagiye none yagiye se ubundi rinde wayohereje ntayo boherezaga none se nshinge nde wayariye ntawe nta mafaranga ntayo yaba njye ntayo nariye na Irene ntayo bamuhaye kuko iyo bayamuhaye ari kuyamereza ariko nta n'ijana nigeze mbona yego Bac-t mudusobanurire bitari album gusa indi mikoranire se niba hari ibyo twabasha kumenya kuko uyu munsi iyo tubonye umuhanzi atandukanye na management hari igihe haza n'utundi turu ugasanga batangiye kutubwira bati nyamara ntabwo yari amafaranga gusa na percentage yari yemerewe cyangwa se hari ibindi bintu yari yemerewe runaka ngira ngo mwagerageza kuzatutaye ku masezerano okay ndavuga bikeya kuri contract ya Adibi kuko hari ibintu muri contract ntabwo ari ngombwa ko byose bijya hanze ntabwo yaba ari personal contract ikintu cya mbere Adibi turashaka Adibi yagaragaye nk'umuhanzi since before abantu bagashaka ibikorwa bye cyangwa indirimbo ze bakazibura so cya mbere na mbere tugiye gukora album y'indirimbo 10 ya Adibi iyi album izagera ku bantu bose b'abafana ba Adibi ndabizi ko afite abafana benshi abantu benshi baramukunda reka turekure kwanza iyi album biri muri contract hari indirimbo 10 harimo na videos nyinshi zitandukanye ariko hagati ngaho indi mikoranire buze mu ndirimbo usibye iyo album y'indirimbo 10 Adibi ashobora gukora singles zikazamo na videos zitari muri contract ibyo ngibyo ni ibintu bigenda biyongera muri package yiyo so uyu munsi aje umuhanzi akavuga ngo ndashaka gukora collab na Adibi ntabwo yari iri planned kuri album ya Adibi so iyo ndirimbo izakorwa na video izakorwa so ashobora gusohoka indirimbo nyinshi zirenze izo 10 ziri muri iyo album ikindi Adibi ntabwo azasa nabi Adibi azakomeza kwambara neza keretse iyo asubiye mu byaro iwabo hari life yiwe hari life isanzwe yo mu rugo ashobora kwiyambarira twadukweto ariko iyo agomba kugaragara neza usibye no mu ma interview gusa Adibi agomba kugaragara life igomba guhinduka ikindi narababwiye ko Adibi ntabwo ari umuhanzi wanjye n'umuhanzi wanyu so ku muntu ukeneye kongera izindi support ibitekerezo kugira ngo abashe gutera imbere
muramukunda ni uwanyu ntabwo ari uwanjye ngo mvuge ngo Adibi ni umuhanzi wanjye na ni uwanyu mwese so support nyinshi zirakenewe je navuze ngo reka shiraho imbaraga zanjye cyangwa itafari ryanjye undi ugiye kongeraho itafari kwa Adibi if you love Adibi nta kibazo twaganira maze n'ibindi bigakomeza kuko turimo kumwifuriza ibyiza nago ndi kwifuriza Adibi ngo kugeza uyu munsi turimo guspendinga amafaranga menshi mu myambarire ye ibintu byinshi ariko ntabwo ari ibyo ngibyo gusa hari ibintu byinshi kandi bigomba guhinduka to Adibi aka growing up nk'umuhanzi n'abandi bahanzi bose tubona buri munsi yes hanyuma noneho wenda ikibazo udakeka nagiye kubaza ni expectations we mufite nk'abantu muri gushora kuri Adibi kuko urumva nabwo n'umunota muri gushora cyane cyane nko mu kwibwira ari ayo mafaranga ya album ibintu byinshi biba biri gusabwa kugira ngo nyine agaragare neza ari umuhanzi azamuka kandi ibi bintu ntabwo muri bintu bikora rw'impamvu z'impuhwe cyangwa ikindi ni business return mura expectinga gute ese mwapimye ikirere mubona ko uko biri kose ari mu bahanzi batanga icyizere ku buryo wenda mu gihe runaka muri icyo gihe mufitanye amasezerano muzaba mwagaruje byibura ayo muri gushora ubu mu bigaragara muri gushyiramo amafaranga menshi very nice question turimo gushora amafaranga menshi kwa Adibi the return y'amafaranga every time urimo cyane cyane ku bantu bazi industry ya music ishobora kukurya amafaranga menshi maze iriya contract ikarangira tutaragaruza n'igiciro cy'ijana cyangwa na 200 ibyo ngibyo ntabwo mfite niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo umwaka wa mbere reka dukore indirimbo hagati y'umwaka wa mbere Adibi tuzamushyira muri market Adibi ashobora guperforminga mu ma concert ashobora kwamamaza products zitandukanye nk'umuhanzi nka brand and then ashobora gukora ibikorwa byinshi bitandukanye amafaranga akagaruka agarutse ni sawa ariko expectation by now turimo gushora tutazi ejo cyangwa ejo bundi azagaruka mu buryo bumeze gutyo ariko still music ni business music ntabwo ari imikino music ntabwo ari ibintu bisanzwe birangaho hari ukugurisha indirimbo muri platform nyinshi zitandukanye harimo YouTube nizo zindi navuze mbere hari n'ibyo bitaramo no kwamamaza ibi byose time nigera ubu ngubu ni indirimbo ya mbere keretse nyuma y'amezi runaka afite nk'indirimbo 3 cyangwa 4 byaba ari byiza ariko the marketing ikishaka kuvuga nuko Adibi anytime from now umukeneye kwaza kumwamamariza product ziwe yaba ambassador mwiza cyane ibi byose biri open so amafaranga azagaruka ariko by now nago turimo ko expecting kugaruza amafaranga turimo gushora and then time yo kugaruza nigera biza inshallah sinzi kuntu bizaba bimeze ngo urumva ikintu kimwe aho ngaho numvise nuko uko buri kose ngubu muri gushora muri business ariko expectations nazo kuko nago muri abikira wenda mu gihembwe hagati uvuge muti tumaze amezi 6 kubona atanga umusaruro n'uyu ejo bundi bizaba bimeze gutya reka tubaze nka Adibi wowe promise uri gutanga kuri management yawe ni igihe wenda ushobora kubwira management program ati I promise you ntabwo muri gushora amafaranga azaje muri gushora ejo bundi aya mafaranga azagaruka bitewe n'ibi wowe promise utanga uha management yawe n'abanyarwanda muri rusange okay urakoze gusa nanone ngiye nta nubwo ubu ngubu nibwo turimo gutangira gukora ntabwo ndatangira guperforminga kwamamaza nyine urumva ni indirimbo iyi ngiyi niyo ya mbere sibyo none ni ukuvuga ngo byibuze ibyo ngibyo umuntu abitekereza akoze indirimbo imwe ebyiri akabona arahiye tukajya guperforminga ubu ngubu ntabwo ndamenyekana cyane ngo mvuge ngo nshobora wenda indirimbo niba tuyire ku ubu ngubu abantu mwebwe muyikurikira dutegereje comment zanyu dutegereje kuzajya guperforminga ahantu runaka kugira ngo nyine namamare niba bashoye tugaruze ubu ngubu niba twateguye ibi ngibi kugira ngo menyekane noneho nyuma yo kumenyekana urumva nyine tuzamenya neza ko amafaranga turimo gushora atazashya namenyekanye tubizi neza ikibazo cya nyuma nshaka kubaza Bac-t
uzi neza bihagije gute ko Adibi yaba yaramaze gusinyura amasezerano yari yamaze gusinya na Irene ko tuzi abahanzi bagiye babagarira yombi akajya gushaka indi management kandi niyo yari arimo nta mpapuro zo gusinyura afite yereka iyo management nshyashya. Ikintu cya mbere Adibi ari honest. Bwa mbere twabonanye naramubajije se bimeze gute hariya mwakoranaga na Irene. Reka ngufashe namweretse nani ndayifite. Yanyeretse contract kandi contract ye ntabwo ari y'umwaka. Ubu ngubu bashize nk'imyaka 2-3. Yego. Yari afite contract y'amezi 6 yonyine 6 months. So na contract afitanye na Irene cyangwa aho yakoreraga before. Sawa.